ikintu kinambabaza sinzi ngo Adeline Hari iyaba n'umuntu yamenya ku murambo wakanawushingura cyangwa se akanabona naho yashinguwe geze mu mahina ni ikibazo gikomeye none wowe genda ujye kumva ibyo bakubwira Imana irahari Imana Imana irahari ibyo kumva ko byo byazabita ugukwaha mwana wanjye ntazagire n'icyo kiganiro ugira uwo mu kiganira nawe ntabwo mbishyigikiye we haguruka ugende sigaye numva n'umugongo mbyasigaye ariko uko nkubwiye mbwira umugongo iyo umuntu adafite amahoro hose niko kuri gate yafunguye yenda afunguye ubutse gusenga rero ese kuri kwanga ko batanga ruswa cyangwa nutwo dufurangura dukeneye none ushaka ko umuhungu wawe ukwihekura muri make hamahame baca umugani mu kinyarwanda ngo umva ntabwo nshaka kubyumva ibyo kumbwira cicika haguruka ugende amagambo yawe ndayazi byose wajyana wese tumye umwana wanjye agiye kujya mu kagozi uransetsa gusa iyo wicaye rwose ntubura utumbwire tunsetsa ahubwo mama si ko turi guseka ariko hari ikibazo gikomeye ikibazo kisi Adeline se cyadeline karabo umuzukuru wanjye ni ikibazo umwana wanjye yaratwumvirije ibyo twe twicana turi gusubira mu bya Adeline bamuyimana kandi nkubwije kuri ubwo ngubwo sindi kukubeshya ubyumva nakushatse wanamubaza umuzukuru wawe we ntabwo yakubeshya kanako yaratwumvise ikibazo we si ukutwumva ko kuri yani n'umwana ahubwo ndi kwibaza nagenda akajya kubiganiriza Betty cyangwa akabibwira ka kazamu kandi nabonye kari akazamu gashyomoka urumva aho biri butugere oya ntabyo yavuga buriya n'umwana nta nyine burya umwana bashobora no kuba atarateze ugutwi ngo byinjire ashobora kuba nyine niba warambonye uko yize oya n'umwana no kuba karabo kariya gakobwa kakuzukuru kawe ubona ukuntu ari akanyamanyanga karumye njye hari n'igihe muri nkana wajya gusa umwana oya nta manyanga agira ndagiye n'igapuro oya umva yego wenda utwabana ariko oya akazi ubwenge n'incakuru oya ninjye wamwirereye ntabyo yavuga rwose wamwirereye bamuzanye ejo bundi oya ubwo umwana afite umuco nk'uwa se urumva nta none se byerega ntago n'ubundi gihe nta kosa mfite kuko n'undi ibyo twavuze byose niwe bigarukaho niba utari kumva ikibazo ahantu kiri ngo ureke tunajya inama turebe ikintu twakora ugakomeza uhagaze ngo uriya ngo n'umwana ngo nta kintu yakora ibyo ni ibyawe birakureba ngo njye ndigendera kumenyeshaga yuko karabo yakumvise niba udashaka ko ngo igitekerezo cyangwa nyihorere oya none se mwana we reka ngaruke kuri nesura n'umwana uretse se reka ngaruke kuri iryo jambo mbwira ko yanyumvise none se mbigenze nte nzajya nkomeza muganiriza utundi tuntu byibagirane nta kenge ikintu none umwana w'umwana wanjye nabigenza nte nyine umva ikintu tugomba gukora none uvuze tukice nyine wewe nyine cyangwa tumujugunye nk'ahantu mu mazi
azapfiramo nta muntu umenye ngo byagenze biti kuko navuga ibyo bintu ribu iradukurikirana arahita avuga ko nyuma nabaye mukase nyuma yuko Adeline agize gutavuye muri uru rugo bibaza ati Adeline ko yagiye uyu mbere yaho yarahari ubu nta birimo nibamfata nanjye urumva nzi story yose nyina ngo natuma bamfunga nzi banyira bayazana mite nkuvuga neza direct wowe n'umuhungu wawe bavuge nge mbumwere akabazo wihangane ibyo ngiye kukubwira uhisemo ko mwuzukuru wanjye iraso ryanjye twarikiza ubuzima cyangwa se ngo tukajugunye ariko ubwo si ubwo utamubyaye uba ari wowe iryo jambo warivuga je uhuye ngira ntabwo nabyara umwana wandarika amatwi mama jya ubanza ubyumve nanjye uzancunge urangiye menya ibindeba kiriya cyane nako karakana kacu kakuzukuru kandarika amatwi kumva ibyo kadakwiye kumva niyo mpamvu umuntu agomba kukigisha isomo kubera yuko ngo umuntu arapfa akazongera akavuka ku buryo n'ahandi hantu kazavuka kavuga ati mvuka bwa mbere ni ikinazize cyo kumviriza narigize icyanutsi aho ngomba kubaseriye nkajya amenya ibindeba ngenda busabye tumwice bitabaye ibyo wowe n'umuhungu wawe n'umukazana wawe wikundira ari we ngewe turabigenderaho nyamara umva ibyo byibagirwe ntago nshobora kuba nakwiyicira umwuzukuru ayo macandwe yawe ye kajya ngo si we bireba ubyange ubyemere njye nzabyifasha Mukosha umeze neza yego nshaka mama mama wowe wa wundi wabaga hano wundi wabaga hano ese mama wabaga hano kuki umushaka ndamukumbuye umukumbuye nta kibazo azaza sibyo ariko niba adahari mwabaye munjyana kwa mama uriya wundi wanyawe nasa hano hari ikibazo ufite oya ntacyo ariko nyine nshaka kuba ndi kumwe na mama mu gihe uriya mama wundi adahari ushaka kuba uranye na mama uriya noneho ukagaruka hano ari kwa mama agarutse nose uyu nguyu hari we hari ikibazo ajya gufata nabi oya ariko none se ko ntawe uhari uriya mama kandi nkaba nkumbuye na mama wanjye uriya uba mu cyaro uriya we ntacyo muri vakansi nzakujyanayo sibyo ntugire ikibazo yego muri vakansi nzahitamo kujyanira none se njye ntabwo uba ushaka kugumana nanjye ntabwo bumva wishimye turi kumwe numva nishimye ariko nanone se mama mba numva nishimye ariko na mama nkaba mushaka na mama waramushaka ako ni mama wawe ushaka uriya ntabwo uyu nguyu nta kibazo we wa wundi wagiye ubu nawe ndamushaka ariko mu gihe adahari mube munjyanye kuri uriya wundi ntacyo sibyo muri vakansi nzakujyana yego mwana wanjye rero buriya mama azagaruka sibyo azagaruka nubwo ataraza yego nzira nkujyanye kwa mama muri vakansi sibyo urishimye ngaho umubiri niwe wishimye sibyo kandi nta kibazo ufite ni kumbwiye ibintu byose bimeze neza sibyo okay none se wariye wariye ubwo reka njye mu kazi mbwiye ko umeze neza sibyo kandi no muri vakansi nizigera nzahita nkujyana kwa mama wawe umeze neza yego nkuzanire iki nzaniye shokora shokora okay ariko uzanire sawa wirirwe bye IBRA
se kuga ese byagenze bite? nshaka mama. Urashaka mama? Ngaho urashaka mama? None se urashaka mama wowe? Wabona wabaga hano yari mwiza kandi yankoreshaga na homework naramukunda. Wa wundi wahoze hano yari mwiza yagukoreshaga homework. Niba adahari muzamujyanye kwa mama wundi. Kwa mama Uriya uriya wawe nyawe wakubyaye? Yo. Hanyuma rero ihangane sibyo? Mubanze muri hafi gukora ibizamini. Ubwo mu gihe cy'ikiruhuko zakujyana ko mama wawe. Yego. Urishimye? Wihangane ntiwongere kubabara. Yego. Njye se ntabwo nkunda. Ndagukunda. Ariko ndagukunda ariko nkumbuye na mama. Sindi nyogokuru wawe? Ihangane sibyo? Ihangane. Amafaranga nayabonye yayamaye. Okay. Narabimubeshye namubeshye ngo reka ngubye ubundi bintu namubwiye. Narambwiye ngo mu rugo ngo inzu yaguye. Kumva mubwire yuko ngo wa mama wanjye na bari muna banjye bari kurara mu baturanyi. Ngako nyine amafaranga kandi menshi ndanisaza ndamubwira ati nayanyima nyine ubwo ndabanje mu rugo mbe ndindi inzu. Amafaranga yayamaye. Narababwiye ngo mwebwe mwicare mutuze nge nzabahahira murye munywe ndi mu rugo rw'abakire bingegera noneho binkirabuheri babatindi babafumu kumva sinzi ukuntu bameze nanjye ariko nzabakokora handi nzayinda umenye basigaye baryama nko kukisi nko kwisima gusa nta n'igitenge cyo kwiyorosa nzabasigira. Reka ngo bazi ko ndi umukazana wabo. Uzukuru umusazi nge uyu niyo natangira kugira agatima kamukunda gato nagatokesha ibaze niba ari abantu bashobora kugambana ari nyina n'umwana bakagambana bakica umuntu Jese ndindeho kutazica nanjye ngomba gukora ibishoboka byose nkabamara bunyi nticiraho nta kindi pangana nabo. Reka ngiye byuriya mugore wa hano nge simbizi sibe nande bakubera yuko nta kintu naho nigeze mpfa nawe nge namusanze ahanga bahita bamwirukana ngira ngo banamwirukaye nyuma y'iminsi ingahe numva ngo baramwishe. Burya baramwishe ariko sindishwa ko yapfuye urakumva niyo mpamvu ngomba gukora ibishoboka byose nimba ari udufaranga mbakeneyeho nkatubona nkiviramo nge nkigendera kubera yuko umurambo we warabuze. Urumva uriya mugore nyiri rugo ashobora kugaruka mu rugo rwe nta wamenya ariko kugira ngo igihe cyose azagarukira mu rugo rwe azasanga ngiye cyo nishakiraga ni ibiceri n'iki n'imitungo nariviremo nge narigendeye. Yaba afite inzu nziza byatari ariko bikunze twagabana nkafata nk'iyi nzu nkafata inzu nabo amamodoka n'amakampani byo akagumana inzu irahenze. Yego yayamaye rero ngiye nyine kukoherezaho udufaranga dukeya mube mwiyitaho mumere neza nanjye ndimenya afite ko rega hano ntago nkora ikintu nshinzwe no kwicara hano nkarya nkanywa madamu Saba. Ceceka sha ntago biba byoroshye zikurana n'urugabo udakunda arara kwitunatunanga ariko mana nararushye. Nganyibwira amakuru rero ya wa mukobwa wari inshuti yacu ngo ni Adeline.
wavinkiriye mu ntebe yanjye ma nje kuyiyicarira wabaye ikiragi sundi muri make urifuza iki ako mukecuru njye nibaza ukuntu mba muri uri umubyeyi uzi ubwenge ako nibaza ukuntu wabyaye umwana w'igihone umuhungu w'igicucu w'ikigori uvuze ngo umwana wanjye ni igihone ngo ni igihone IBRA wanjye ni igihone kuko yaje akakwicaza muri iyi nzu wese ntuyicayemo we ntuyicayemo niba ari ibyo ngibyo ubu se niho hatari ikigoryi niho hatari ikipfamatwi n'ikipfabwenge nibaza umuntu w'umugabo kugenda akicunga sibyo ntabanje kureba niba kuko niba yapfuye ngo amushyingure undi muntu muzima no kwica umuntu ntanamenye ngo umuntu yapfuye tumushyingure ibintu biva mu nzira birangiye ngaho ibaze nimba yarishe umuntu ngo akaba yabuze umurambo tuzi gute ko uwo muntu atamusize ari muzima ngaho ibaze none nimba uwo muntu yari ari muzima bitekereze kabiri umubwire ko utabyaye ikigoryi ni ukubona ngo ni umugabo ki udasoza umugambi we udasoza ikintu yihaye yatangiye ariko hari icyo ntumva sinumva impamvu wumva kugaragaza igihone ikigoryi igicucu umugore avuga ayo magambo ku mugabo we ate ubwo se niko kugira ngo ngaragarize ko umukunze cyangwa uri mu gushaka ahubwo kunkubita inkota mu rubavu igahingura urundi nibyo uri mu gushaka kugira ngo nyine mbese ushimishe umutima wawe aho kugira ngo hanyuma njyeho nifate mushimagize umuntu umugabo nyamugabo nuhiga agahigura sibyo nimba yari yihaye yuko agiye icumpu yakagombye kugenda akamwicisha akamenya ngo buri muntu yapfuye byarangiye akamushyingura ariko nk'ubwo wavuze buhoro hagize n'uwahita hariya kumva ese ntabwo ari ibyo nyine simwabigambiriye simwabikoze wacishije make se ukamusabira niba uri umuntu mwiza uricaye mu ntebe uraryohewe umeze neza ndaryohewe se ubu ngenda ndatuje ndaryohewe ndatuje iyo uza kuba udatuje wakagombye kurambura ibiganza ukajya imbere y'Imana nawe se wibutse Imana wese ewe ntawe utazasenga ni ukuri kw'Imana ntawe utazasenga ngiye kintu nakubwira ni kimwe mama wanjye ndikumva nihangayitse nifite n'ubwoko kandi byose ni mwebwe nturiya muhungu muri kubiti n'uriya mugabo wanjye nako muri kubitera ibintu mugombe mu byige mushaka ukuntu mubikemura Adeline aboneke basi tumubona ari muzima cyangwa tumubona ari umupfu haboneke n'uwo murambo we tumushyingure ngo ngaho ngo yamwice yamubuze ubwo sibyo biri kumvikana biki koresha ubwenge nta kindi gihe navugana nawe kwishyara no Betty! Betty we! Betty! Gusakuza kwa Kurizina Betty no gusakuza. Uko ugize nkaho urwo rwo hagukana yicaye iyo ntebe wicaye muri yanjye. Yicarira iyo ntebe si yanjye hari intebe hano zigira. Ebe ni yajyaje. Si yo jajya ngo jajya biki. Ubwo niba unyimye intebe ngo nicare iyo nkuru rugiye kumbwira yimbwira nisubiye mu gikoni mu mwanya cyangwa ubyibwire sawa ubu noneho twavuga ese na n'ubu wanze kugura telefone yo kumazi kuko nta sheri mfite nayigura ngo nyimazi
ndetse niba weho ko nkuboneraga ku gihe kandi bose akaba atanshakaga ngangure nayigura ngo nimaze boss niyo ngira kuguhamagara mbwira ngo ninkuzane ahubwo beti ibyo byose byirengagize gira nkubwire nongeye kukubwira ibintu ndiseriye urebe ko ndiseriye dore ko bumwe urebaga ukagira ngo ntabwo ndiseriye ubu ndiseriye ingofero sinituma umuntu abaseriye yabaseriye yambaye ingofero gakunja kunja uko ngo ndi kukubwangiye kukubwira ibintu biriseriye wenda hano weho warahageze undusha abantu ba hano niba uzi ubwenge ungendere weho umfashe kuko uramwana ndi kumureba nanjye ubwanjye akantera agahinda kuko nanjye nubwo ntari umugabo arega ndi umuntu nanjye wenda nanabyara niba ntanabyara ntabyo nzi ariko nazabyara n'igihe kubona umwana ungana kuri aba ariko umukoresha imirimo ingana kuriya weho ubwira neza Ibrahim nawakundaga kunshaka zasanshaka irindi zina rega no kubivuga byose twe tuvuga IBRA bikaba byoroshye none nashaka Ibrahim abe IBRA ntago ashaka ajana unomwa ashaka ajana uramwana yamujana kuri ba nyirasenge yamujana kuri ba nyina wabo yamujana kuri ibaza ko bamukuye kuri nyina bakamuzana muri uru rugo buriya bamukura kuri nyina bamuzana mu uru rugo ubwo singaza kora iki none se ubundi ibyo bintu Ibrahim nawe yarasaze ntabwo yarasaze si bibera hano rubwo abizi wari wamubona none si nkaho ushinzwe iki mu uru rugo utavugaga ibibera hano wazabivuze kavuga idahiye none se urukujyanjira kujyana ntanda bivuga urukujyana uko ndi kugutuma mbaga ndi kubaniwe aho geragiye uze kubivuga naho ngiye nakubwiye ko n'umunsi nameshe imyenda bamuhaye bari bampitanye noneho ahantu biteguye ahantu kari akadayimoni kabira akadayimoni ye uziye Ibrahim atungutse kaba kari kumubaza sheri wowe igikoma uziko usibye sinisi uziko uno mugore usibye n'umugabo we wenda uriya umugabo we wagira baramuhunjaritse uziko niba ibintu akora leta itabyemera gufata umwana ungana kuri ukamwica rubozo kuri nanjye biriya ubinkoze uziko buriya bagufunga ahubwo se wazibeshye ukamugaburira nk'utuntu twiza ngo umuhaye nk'imbuto akureba yakwica ntabwo uriya mwana nje nafashe umwanzuro nje ndabyibwira Ibrahim niba weho uri gutinya je sindatinya buriya bugore buriya buzire bw'umugore ngo ndi gutinya mini mbona umuntu ari gupfa Yesu ko yavuze ngo mudaze murabona abantu bari mu bibazo mu baruhure nje ndamwita baranuta mutabara nje ndabimubwira kanyama nje naje ndi umutabazi w'Imana we marayika uboneranye agiye kwicara n'ubundi boss agiye kuza ubivuge nabivuga ubwo nyine usumbye ukureshye ko mugiye kuvuga niba guteka ndaba ndeba